gira amahoro. Iyi ni inkuru yiswe uzasiga nkuru cy'umusozi yavanywe mu bitabo bitandukanye nka Who Will Cry When You Die cyangwa se Ninde uzarizwa no gupfa kwawe cya Robin Sharma, A Man Search for Meaning cyangwa se uko umuntu yashakishije igisobanuro cy'ubuzima cya Viktor Frankl, Power of Character in Leadership cyangwa se ububasha bw'imyitwarire mu buyobozi cya Dr. Monroe Miles, ndetse n'icyitwa Purpose Driven Life cyangwa se ubuzima bufite intego cya Rick Warren, n'imbuga zinyuranye nka Psychology Today, Forbes, Science Wizards n'izindi. Iki kikaba ari igice cya kabiri tugiye kuganiraho nyuma y'ibyifuzo by'abaryohewe n'igice cya mbere cyavugaga ku bintu bitanu byoroshye wakora bikazatuma ugira ibigwi byiza, bakadusaba ko tubakorera iki gice cya kabiri kiri buhere ku ngingo ya 6 kugeza ku ya 10, ndetse hakazakurikiraho n'ibice bindi bigiye bitandukanye. Ngiye tugiye kubana nitwa Shumbusho Jean Damascene. Tudatinze, ikintu cya 6 cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kikazatuma usiga ibigwi byiza kiragira kiti by'ubu umunyakuri. Mu gitabo cye yise Honesty, The Philosophy and Psychology of Neglected Virtue, Christian Miller atugaragariza akamaro ko kwirinda kwica isezerano n'abo twarigiranye, nko kubabeshya, kubiba, guca kure cyangwa se kuba incakura, guhimbira abantu imibare idahari, kubereka uruhande rumwe rw'inkuru ugamije kubahombya cyangwa kubayobya, guca inyuma uwo mwashakanye cyangwa se uwo mukundana, n'ibindi byinshi. Ibyo byose akabihuza na IQ cyangwa Intelligent Quotient cyangwa icyo twagenekereza mu Kinyarwanda nk'igipimo cy'ubuhanga, aho avuga ko abafite mwene iyi mico bafite IQ nto cyane cyangwa se ubwenge buciriritse. Niba uvugisha ukuri uzahitamo kuvuga oya nta mpamvu wongeyeho, niba uzi neza ko ikintu utakizeye cyangwa se kidaciye mu mucyo. Kuba umunyakuri bikongerera kuba umwizerwa ndetse n'icyubahiro muri rubanda, bituma urukundo rukomera hagati y'aba bana, abakorana cyangwa hagati y'abayobozi. Nanone umuhanga Robin Sharma yashimangiye ko kugira ngo ucike ku ngeso yo kubeshya ugomba gutangira kwitoza kureka kubeshya n'utunyama tumwe witwa duto duto, nko kubeshya umuntu kuri bumuhamagarire mu yandi masaha ari imbere kandi ubizi neza ko uwo mwanya utari bubone, nko kubeshya umukoresha wawe ko akazi ukazi neza kandi mu by'ukuri utakazi, nko kumubeshya yuko wagize ibyago runaka kugira ngo aguhe uruhushya, n'ibindi n'ibindi. Nanone wahagarika kwibeshya wowe ubwawe ukareka kwiyemeza ibintu uzi ko utazakora cyangwa utazashobora, kuko igihe wiyemeje gishize utabikoze bishobora kukuviramo guhangayika n'ibindi bitari byiza ku buzima bwawe n'abo mubana. Tangira ujye uba umuntu urinda ijambo rye. Nusezeranya umuntu ikintu ugikora utibukijwe, niwumva utagishoboye umubwire weruye uti ntibishoboka. Nubwo kuvugisha ukuri bizatuma ugira inshuti nkeya, ariko zizaba nke z'umumaro kuruta nyinshi mwagirana ibibazo zimaze kuvumbura ukuri. Mu gitabo The Power of Character cyangwa se ububasha bw'imyitwarire cya Dr. Miles Monroe, yasobanuye ko nta muhanga mu kubeshya ubaho. Uko byagenda kose, wabishaka utabishaka, byagutungura wabyitegura, ukuri kuzigaragaza nk'uko inda y'umubyeyi utwite igaragaza ntawe ubitegetse. Mama Teresa w'i Calcutta nawe yasonzemo ati ntitugomba gutakaza umwanya dusezeranya byinshi. Aho kuvuga byinshi, fata umweyo ujye gukuburira umuturanyi utifashije, ibyo bizaba bisobanuye byinshi. Ikintu cya 7 cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibigwi byiza kiragira kiti ntukizirike ku hahise. Ahahise hawe nubwo haba habi, ariko niba bivuze ko ugomba guhozaho intekerezo zawe, kuko nyine harahise, ntacyo wahahindura. Iga gusubirayo ugiye kuhakora amasomo gusa, ubundi ureke ubuzima bukomeza. Hari umuhanga wavuze ko akenshi abantu bakomeye ari bo bahura n'ibihe bikomeye, hanyuma babandi bakomejwe n'ibihe bakavamo intwari zirimo ibihe byiza isi zishimira guturamo. Ishimira ibyakubayeho bibabaje, kuko iyo bitabaho ntiwari kuzaba uwo nguwo uri we cyangwa undi ukomeye uzaba we. Iga kubaho none, ukora icyo ubona kizakugeza ku nzozi zawe. Umwanditsi Washington yaravuze ati ubu buzima bwanyigishije ko intsinzi y'umuntu idapimirwa mu mwanya umusanzemo, ahubwo ipimirwa mu byo yanyuzemo byari kumuhitana ariko akabinesha akaba agihagaze. Yewe akabihurizaho na Nelson Mandela wagize ati icyubahiro cyacu ntigipimirwa mu kutagwa, ahubwo ni uko buri gihe tuguye duhaguruka. Ikintu cya 8 cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibigwi byiza kiragira kiti jya utangira neza umunsi wawe. Uko utangira umunsi wawe nibyo bigena ukuri burangire, kuko abahanga bemeza ko ukibyuka ubwonko bwawe buba bwiteguye kwemera icyo ububwira cyose, mbese nka kurya eponge ya matora
yemera amazi wishyizemo yose cyangwa ikiziba uyirambitsemo cyose. Buri gihe iyo mbyutse nireba mu ndorerwamo, ubundi nkatangira nkiyaturaho amagambo yose nifuza kubayo. Nk'urugero nshobora kwireba mu ndorerwamo nkavuga nti ndashima ko nkomeye, ndi umunyetsinzi, ntekanye, ndi muzima n'ibindi n'ibindi. Uko ndushaho kwiyaturiraho ibyo niko umunsi wanjye mba ndi kuwutegeka uko ugomba kungendekera. Nasoza nkafata telefone nkohereza abantu 10 ubutumwa bubifuriza umunsi mwiza, nkasoma byibura paje 15 z'igitabo nkunda kurenza ibindi kigezweho muri icyo gihe, nk'iki turi kuvugaho cyitwa Who Will Cry When You Die cya Robin Sharma, How to Win Friends and Friends People cya Dale Carnegie, Biography of Benjamin Franklin cya Benjamin Franklin, A Letter to My Daughters cya Barack Obama n'ibindi n'ibindi. Amasomo nkora muri ibi bitabo anyibutsa uwo ndiwe ndetse n'umuhamagaro wanjye, bityo ngatangira umunsi nzi uwo ndiwe, kandi nkaharanira gutera ikirenge mu ntwari zagiye zivugwa mu nkuru n'abana narasomye zose. Numva ko nawe ubikoze uko cyangwa ugakoresha ubundi buryo bukunogeye, byatuma ugira umunsi mwiza wuzuyemo amahirwe, ineza, urukundo n'ibindi n'ibindi. Ibyo bikazatuma usiga ibigwi byiza, kuko umunsi ubyara icyumweru, icyumweru kikabyara ukwezi, amezi akabyara umwaka, imyaka igashira indi igataha, nuko tukava muri ubu buzima. Umunsi umwe niwo ubyara y'amezi kandi bikazabyara ya myaka. Rero niba umunsi umwe ugize neza, bivuze ko n'umwaka uzawugira mwiza, n'indi myaka yose usigaje uzayigira myiza, bityo ukazasiga ibigwi byiza. Ikintu cya 9 cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibigwi byiza kiragira kiti: jya umenya kuvuga oya itajenjetse. Amwe mu makosa akomeye njya nkunda kwicuza nakoze mu buzima nuko nagiye mbwira abantu nti nzaza, cyangwa ni yego nzabikora, cyangwa ni yego nzabiguha, cyangwa se ni yego nzakora biriya na biriya. Nyuma nkaza kwisanga nta gihe nabonye, nta buryo nabonye, nta bushobozi nabonye, nta n'ahantu nigeze ngirira amahirwe yo gukora ibyo nasezeranye. Icyabaye nuko abantu bagiye bancikaho buhoro buhoro ku bw'ibyo, njyewe simenye ikibitera, ariko nyuma nza gusobanukirwa neza ko kuvuga ukuri yewe na oya itajenjetse kandi idafite ubusobanuro bwinshi ntacyo bitwaye. Mu gitabo Umumonko wagurishije Ferrari ye cyangwa The Monk Who Sold His Ferrari cya Robin Sharma, harimo amagambo agira ati: iyo utagira gahunda wisanga uri ko umugaragu wa gahunda z'abandi. Guhera uyu munsi ujye ugira gahunda y'ibyo uri bukore, nk'uko twabivuze mu gice cya mbere. Noneho umuntu nagutumira cyangwa akagusaba ikintu runaka, umubwire aba kwitondeye gato kugira ngo urebe gahunda zose ufite, hanyuma ugaruke umusobanurire uti mwakoze kuntumira cyangwa kunsaba kiriya na kiriya, ariko kuri iyi gahunda nsanze mfite indi bigongana kandi byansabaga ibintu bisa. Mwari mwakoze kunsaba cyangwa kuntumira, nuko wigendere. Iyo ubeshya umuntu ko uzakora iki na kiriya hanyuma ntibikorwe, nyuma biramubabaza kuruta uko wari kumubwira ko utabishoboye cyangwa utazaza, hanyuma akakurakarira akanya gato, nyuma akabona ko utamubeshyaga. Baca umugani ngo umuhigi wiruka ku nkwavu ebyiri icyarimwe azihomba zombi. Michael Jordan, umuhanga mu mukino wa basketball, ntabwo yajyaga ata umwanya acirikanya ku masezerano y'akazi ke, cyangwa ngo yikoreshereze impuzankano, cyangwa ngo yitegere indege. Ibyo byose yajyaga asanga byateguwe n'abamushaka, kuko kubwo gukunda akazi ke no kugahozaho imboni y'ijisho rye, umutima we n'ubwenge bwe, ahanini wasangaga abamukoresha bamukunda cyane. Byatumaga abamugora bamurwanira, bakamwishyurira ibikenewe byose. Isomo dukuyemo ni uko iyo utaye umwanya wawe ku bigufitiye umumaro kandi ibyo bikureba kurenza ibindi byose, ibisigaye ukabitumamo abandi, cyangwa se ukavuga uti oya kandi ukavuga oya itajenjese, bituma wita ku muhamagaro wawe nk'uko Jordan yitaga ku muhamagaro we, ibindi akabiha abandi. Abantu icyo gihe barabigukundira, bakabikubahira kandi bakabiguhembera. Ikirenze ibyo ukazasiga n'inkuru nziza, ukazagira ibintu byiza. Ikintu cya 10 cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibigwi byiza kiragira kiti: jya ugira umunsi w'ikiruhuko mu cyumweru. Hari umugani wo mu Cyongereza uvuga ngo all work and no play made John a dull boy. Bigenekerejwe ni nko kuvuga ngo gukora ubutaruhuka byahinduye Yohana injiji. N'Imana ubwayo muri Bibiliya imaze kurema isi n'ibigize byose, yararuhutse
kandi inatanga itegeko rya 4 mu mategeko 10 yayo ryitwa kuziriza isabato, abantu bakaruhuka kuri uwo munsi gusa, indi yose bakaba bemerewe kuyikoraho ibyo bashaka byose. Si uko yari irushye, ahubwo nuko yashakaga kwereka ibiremwa byayo agaciro ko kwishimira ibyiza byagezweho, ari ahantu hatuje, uruhutse, cyangwa uri gukora ibindi bigushimisha ariko bitakunaniza. Ku munsi wawe w'ikiruhuko wasura umuryango, inshuti, abafunzwe, cyangwa n'ibindi bikorwa by'ubugiraneza twavuze mu gice cya mbere cy'iyi nkuru. Ahanini umunaniro ukabije dukunze kwita stress uvuka ari uko umubiri wamenye ko uri gukoreshwa cyane ubutaruhuka. Iyo stress ikaba ari nka sinyari y'umubiri ikwibutsa ko ukwiye guhagarika iyo mirimo ikomeye hakiri kare, ugafata iya mbere mu kuruhuka. Ntabwo rero wari ukwiriye guhagarikwa na stress, wari ukwiriye kujya ugira umunsi uhoraho wo mu cyumweru wo kuruhuka. Umuhanga Thoreau yaravuze ati, niba hari umuntu uri aho bari kuvugiriza ingoma ariko akaba ari gusiga abandi mu njyana, byashoboka ko byaba byatewe n'uko atakiri kumva umukaraza uvuza ingoma. Ikiba kigomba gukorwa kugira ngo wa muntu wasize abandi cyangwa bamusize agaruke mu njyana, ni ugufata akanya agatuza, akaba acecetse, akitekerezaho neza, nyuma yo kumva aho ya njyana igeze akagaruka mu kibuga ajyana nayo. Hano rero muri iyi nsigamigani y'umufilozofe, umukaraza uvugwa aha ni isi tuzengurutse, hanyuma uwo muntu ni wowe nyine uvuga. Iga gufata akaruhuko mu cyumweru bizatuma ugendana n'isi igezweho. Muri iki gice cya kabiri uzasiga nk'uruki imusozi. Twababwiye ibintu 5 byoroshye gukora byongera ku bindi 5 byavuzwe mu gice cya mbere cy'iyi nkuru byazatuma usiga inkuru nziza imusozi. Reka tubicemo mu magambo avunaguye. Icya 6 cyagiraga ngo ugomba kuba umunyakuri ku masezerano y'abandi, yewe namwe wita mato mato. Icya 7 kiragira kiti ugomba kwizitura ku hahise ukabaho uyu munsi gusa, ukamenya ko ibihe bikomeye birema abantu bakomeye, abantu bakomeye bakarema ibihe byiza, ibihe byiza bikarema abantu boroshye, abantu boroshye bakarema ibihe bikomeye nk'intambara n'ibindi. Nusobanukirwa uru ruziga uzajya ushimira Imana yakunyujije mu bihe bikomeye, kuko ahakomeye ariho hava amakoma. Icya 8 ugomba kujya utangira neza umunsi wawe ugifungura amaso, wahita ujya ureba mu ndorerwamo ukiyaturaho amagambo meza y'icyo wifuza gushobora, icyo wifuza kugira cyangwa icyo wifuza kuba. Uko umunsi utangiye niko uwusoza. Nanone wasoma ibitabo byiza cyangwa ukumva amakuru meza agushimisha, kimwe n'uko wakwifuriza abandi umunsi mwiza. Ibyo wifurije abandi nawe bikubaho. Icya 9 cyavugaga ngo ugomba kumenya kuvuga oya itajenjetse. Aho kugira ngo yemeze ibyo utazageraho cyangwa se ukora ibyo ubona uzicuza nyuma kugira ngo ukunde ushimisha abandi, icyiza no ko wabihorera bakakwangira ukuri kwawe. Uko wishyiriraho gahunda kandi ukayikomeraho, niko abandi bazabigukunda kandi babikubahira, kuko bazabona ko utari nyamugiye bigiye. Icya 10 ari nacyo cya nyuma twavuze ni uko ugomba kugira umunsi w'ikiruhuko mu cyumweru. Ugomba kugira igihe gihagije wishyiriyeho cyo kuruhuka. Ukaruhuka kuko kuruhuka bikurinda ibibazo byinshi nko kwibeshya, kubyimba udutsi two mu bwonko, kugabanyuka kw'abasirikare b'umubiri, stress n'ibindi. Ndabashimira kuba mwakoze subscribe cyangwa mwakumva byafashije mukumva mwanabisangiza abandi. Imana ibahe umugisha wo kuzasiga ibintu byiza isi izaterwa ishema no kubibukiraho. Nanone ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye washakisha Shumbusho Wisdom cyangwa Nkurage for Charity, ukajya ubasha gukurikirana zino nkuru mu buryo bwanditswe kuko ziba zarahanyuze. Njyewe mwabanye nitwa Shumbusho Jean Damascene kandi mwakoze kubana nanjye.